hari umusore uheruka kumbaza ati ko ndi kubona ibyangombwa ngiye kuza i Buraya wangira inama yo gukora akazi ki. Icyo kibazo nakibajijwe n'abantu benshi, reka mprofite occasion mbasubirize hamwe. Njyewe nabonye akazi k'abantu batwara amakamyo ni akazi kananiza, ariko ni akazi gahemba neza kandi kukageraho ku muntu uwo ari we wese mbona ari akazi bitagoranye. Akazi ka kabiri nabonye abantu benshi bakunze gukora, yenda muri comment muransubiza mumbwire impamvu ariko benshi bakunze guhitamo, ni akazi ko gufasha abarwayi. Ngira ngo mwarabibonye ko hari video mperuka gukorana n'umugabo w'umuvandimwe witwa Fideli ufite association y'aba aides-soignants. Biriya bintu byo gufasha abarwayi ngira ngo harimo abitwa auxiliaire de vie, hakazamo aba aides-soignants, hakazamo aba infirmières, hakazamo aba médecins, mwaba médecins, hakazamo aba spécialistes. Kariya akazi kajyanye n'ubuzima ni akazi katajya kagira chômage. Sindi butinde ku mushahara bahembwa. Cyakora byo iyo uri umumetsan, deja kuba umumetsan bisaba kwiga imyaka guhera ku myaka 9 kuzamura kugera kuri 11. Hari n'abaminuza bakazamura bakarenza 12 kuzamura hejuru aho. Ariko byo iyo karangije c'est sûr que umushahara uriyongera, ubuzima burahinduka, kandi noneho n'uburyo n'akazi ukora we uba wibereye aho ngaho muri kabine, umurwayi akaza iminota 30 akakuganiriza akakubwira ikimurya, ubu ugahera kuri bya bindi wize ugahita ko utekereza indwara arwaye ukamwandikira umuti, cyangwa se wabona indwara ikurenze ugahita ko umwandikira prescription ukamwohereza ku mu specialist. Amafaranga ukayarya, nta munaniro, ubura ahantu hasa neza, haba hakeye. Uri mutoya rwose ukiri umujene kandi ukunda ibyo bintu by'ubuzima, nakubwira ati genda ujye kuba médecin. Kandi niba waraje ukuze, nakubwira nti genda ujye gukora ibyo bintu bindi bya aides-soignants, bya infirmiers n'ibindi, kuko biri accessible, nta chômage kandi bihemba neza. Wowe fata igihe ujye kuri Pôle emploi cyangwa se wisigaye kwa France Travail, uhagere baragusobanurira bakubwire akazi wakora. En tout cas wowe uri muri Afrika ushaka kuza, ushaka kumenya icyo gukora, nakubwira ngo icyo kintu wakoraga na kera nino kirahaba. So hari ibintu rero wakwiga imyaka 6 ukabirangiza ufite umushahara mwiza, utirirwa wirukanka akazi kaza kagushaka. Reka nsoze nkubwira ngo akazi ntikabuze. Nuza ukabona ibyangombwa ukemera kutigira uwadanje, ugahera hasi ujya kubikomeye, akazi uzakabona, ubuzima bwiza uzabubona, uzatunga utunganirwe. Numara kumenyera ibyo ngibyo ukora, birashoboka cyane ko bitewe n'ubushobozi ufite bwo gufata risk, ushobora kuba wakreya business yawe noneho ukayikreya uhereye kuri bya bindi wize, uhereye kuri bya bindi wakozemo, nabyo byagukundira. Niba ufite gahunda yo gukreya business, aho naho wanyandikira inbox cyangwa se ukabishyira hano kuri comment, n'ubundi nakuganiriza nkakugira inama ziri personnalisé. Turi kumwe kandi ibyiza biri imbere, ntucike intege, wumve ngo ushaka cyose wakigeraho.